tubahaye ikaze inshuti mukurikira Bwiza TV ndetse na bwiza.com muri gahunda zacu za buri gihe mu biganiro bitandukanye. Rero mu mwanya nk'uyu tugiye kwinjira mu kiganiro hirya no hino nk'uko bisanzwe. Iburyo bwanjye murahabona Denis Nsengiyumva, nanjye ndi David Nsengiyumva Marshal Eugene. Numva ko mfite amazina atoroshye nkayishoka ishoka ndusha amazina makeya. Bityo rero ikiganiro cy'uyu munsi nkaba ntekereza ko kiba bifite amakuru moto atandukanye, kuko nabonyemo ingingo zitandukanye duteguriye, ndetse reka tuzigiyeho muri aka kanya tudatinze. amakuru asa nk'aho ashyushye cyane kugeza ubu ngubu. David, ni amakuru avuga ko umwami wa Eswatini iriya yahoze ari Swaziland yaba yagurutse, yaba rwose yakoze ikibuno amaguru agacika. abantu bari mu myigaragambyo ikaze bavuga bati rwose muri Eswatini cyangwa se Swaziland dukeneye demokarasi, monarshi turayirambiwe. Akose koko mu gihe kingana gutya ukabona abantu bakiri muri monarshi ntabwo ari ikibazo ubwayo, ariko se babagore be ngubu yabajyanye bose magana ngahe harya. Ntabwo nzi uko bangana, ariko abagore ba Muswatini benshi, kuko umuntu wese ushaka kuvuga ko nyine agize yakuye ku ntebe Salomon. Twagiye ku ngingo ya kabiri, abagore benshi turanareba ibijyanye na covid uko byifashe muri rusange mu gihugu n'ahandi hatandukanye. Birumvikana ntabwo twabirenza ingohe, kandi tukaba turi bunagerageze guterera akajisho za Nyaruguru, ahantu havuga umugabo ngo wishe umugore we amugobanyije ijosi. Ariko mu inkuru z'impfu mu miryango zongeye zamutse, kuko ntabwo ari Nyaruguru gusa, hari n'ahandi hatandukanye kunze kubona mu bitangazamakuru. Sinzi ikibazo kiri muri sosiyete rwose pe gituma abantu bagenda bicana. Ariko se Denis, reka turabivuga tubigezeho. Ntabwo hari ibintu ntashobora gupfa gukurura ngo mbyumve ukuntu umuntu agenda akica undi koko. David, rero hasohotse n'iteka ngo ryerekeye urumogi, aho ngo hari imiterere y'umutekano aho ruzajya ruhingwa. Akatabi bavuga ngo nako ku mugongo w'ingona, aho babiturukije simbizi. Ariko hari umuntu wigeze guhinga urumogi shanga, aravuga ati mundi murashaka kumfungira iki ko twumvise ko urugeme no guhingwa. Turi gusomenya itegeko rivuga nuko amabwiriza avuga, kugira ngo abantu batabyitiranya. Hanze y'u Rwanda kandi David, Mekele ni umurwa mukuru wa Tigray. Biravuga ko ingabo za leta ngo zaba zahirukanwe. Mekele babandi bo muri Tigray. Ariko narakubwiye ejo sureba muri no bato y'intuze ya Tigray na Addis Ababa. Ngewe ndi ku ruhande rwa Tigray yani. Kuko uzi impamvu ni mu ruhande rwaho bivuge mu kiganiro. Reka twe gufata ingingo nyinshi kugira ngo iminota itaza kutujabuka, ariko ukomeze gukipinga hafi izindi ngingo ziteguye, kugira ngo nitubone iminota naho tuhasimbukire. Duhere kuri COVID-19. Reka duhere kuri COVID-19 turebe se statement y'ejo yari imeze gute, nkuko RBC ikunze gutanga raporo buri mugoroba. Byari bihagaze gute ejo mu barwaye, mu bakingiye, mu banduye, mu bapfuye? Habonetse abantu 757 banduye. Hapfuye 7, abarembye ni 35. Ni benshi. Ushobora kuba atari kenshi igihugu cyagize abantu barenga abantu bangana barike, gusa n'abatashye ntabwo ari bakeya, 182. Active case cyangwa se abarwaye uyu munsi kugeza uyu munsi bakari 9685. Numare munini cyane. Hakingiwe bangahe rero? Hakingiwe abagera kuri 64. Yego. Urabona rero ko umubare w'abantu bakingirwa uracyari hasi cyane, kandi abahanga bavuga yuko urukingo rwo ruzaturokora iyi ndwara. Hari n'amakuru naho zisomeje bavuga yuko abantu bamaze kurenga 700 banduye COVID-19 ariko barakingiwe. 700 ntabwo ari bakeya, ariko wenda hari twagakwiye kumenya ngo muri bari abarembye bangahe, tukamenya ngo niba bari muri active case byo byaba bisa nk'ibisanzwe. Bidasanzwe cyane, ariko nanone ku buryo bitabari igikuba nanone mu rundi ruhande. Umujyi wa Kigali nanone uracyaza imbere mu kugaragaramo ubwandu bwinshi. Ndabona ari benshi bageze kuri 280. Musanze nayo ikakurikira abantu 80. Aho usanga Kamonyi, Burera bafite oturu y'abantu 40 babarirwa mu 40. Rubavu na Ngororero na Nyanza bose ni hagati ya 20 kuzamura. Turere tune natwo nta muntu wagaragaye mejo, aho tubona amakarere ka Nyamasheke, Nyabihu, Rwamagana na Ngoma, ndetse na Kirehe bakaba atari benshi, abageze kuri 3. Huye bakaba ari 4, Gisagara ni 5. Urebye urabona ko amajyepfo yongeye gusubira hasi ku bijyanye
n'umubare w'abantu bandura covid-19 ariko rero kandi tunarebe soso nk'usubira inyuma gato turebe hari hapimwa abantu bangahe hari hapimwe abantu basaga 6,000 ni abantu 6,883 abantu rero ni benshi ukurikije ko twabonaga ko ejo bundi hasaga nk'abapimwa bageza ku 10,000 gusa bisaga kandi still ukabona umubare wajya kungana nka kuriya so reka rero dukomeze tubwira abantu twese nyine dukarabe intoki n'isabune kenshi gashoboka niko iryo jambo bakunda kuryongeraho tuvuge tuti kandi distance guhana intera ariko guhana intera ntabwo byoroshye bari barimo ikintu kigoye kimeze nka challenge itoroshye no guhana intera n'abantu ntabwo biba byoroshye tukiri ku bijyanye na covid-19 David mu karere ka Rubavu hari ikibazo cy'uko ngo ibitaro bya Gisenyi byabigiye kunanirwa kubasha kwakira abarwayi ba covid-19 jewe ikintu cyane mpangayikisha so kuvuga ngo ni ibitaro ngo bigiye kunanirwa ngo kwakira abantu kubera umubare w'abantu benshi kereka ahubwo equipe maze bari ikibazo wenda nk'ama oxygene n'iki byose kuko uko mbibona ahantu hafi ya hose ashobora guhindurwa ibitaro ntabwo kiba ari ikibazo cyo ngicyo hari personnel ihagije hakaba ibikoresho bihagije bashobora no gufata ama centre de santé urumva ari hafi aho ngaho nka kuriya Kinyinya ese Kinyinya yahoze ari ibitaro niho umujyi wa Kigali baravuze ati Kinyereka tuhakore centre spécialisée kuri covid mbona n'izindi ntara zikwiye kubikora gutyo bakavuga bati wenda ikigo nderabuzima cya hari ahantu cya Nyundo tugikoremo cya covid abantu bajya kwivuza Rugerero cyangwa n'ahandi ntabwo ntekereza ko infrastructure as such ishobora kuba ikibazo ku bintu bijyanye na covid mu Rwanda kereka ahubwo ibikoresho materials zindi ziba zikenewe nako materiel mu kiganga burya ijambo materiel tubyiga bavuga ko ritagerejya mu bwinshi muri Rubavu rero ngo guverineri abitegeko bavuze ko abantu 1,400 bamaze kwandura covid-19 kuva muri Werurwe ariko ngo mu kwezi kwa Kamena uko ngoko turimo turasoza abarenga 60% nibwo babonetse urumva ko uko kwezi rwose ntago kwari koroshye ni abantu benshi kandi mu gihe gitoya gusa iyo uganira n'abantu batandukanye nk'ijisho ry'umunyamakuru bakubwira ko hari uburyo bubiri ushobora kuvuga uti covid itema impungenge kandi ntekereza ko n'ubutegetsi bukwiye gushyiramo imbaraga usanga hari ukuntu abantu bameze nk'abashaka gucengana na covid surtout amabwiriza n'amategeko n'iki byose ugasanga biri ashahane ku mihanda minini cyane mu highways ariko bakavuga bati mu misozi rwose abantu barinywera ku muheha barinywera ku kintu cy'ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu nibwira ko nibyo navugaga n'ejo mu biganiro twagiye tugirana n'impuguke zitandukanye benshi bakomeje kuvuga bati RBC Minisante na government muri rusange ntago zashyize imbaraga mu bijyanye no kuba covid bayihereza abantu ba mudugudu abajyanama b'ubuzima abandi yande bose mbega covid still police igakomeza inshingano zayo nibyo urumva ariko tukabona centre de santé ibigo nderabuzima sibyo bari muri covid neza pana ibyo kuvuga ngo ni service zo kuvura service clinique zo ni bisanzwe n'inshingano zabo ariko ndashaka improvement iyo abantu bo twita ngo n'abantu bo ku nzego zo hasi guhangana nabyo kubera iki kubera ko wamugana igihugu ntabwo kizabona umupolisi wicara kuri buri kabari ariko umudugudu tubarara tuzi cyane otherwise ujye kureba usanga n'abamudugudu ari bashobora kuba banyweramo ugasanga umudugudu urubakitse waruzi ko umudugudu ugira immigration burya umudugudu ugira immigration ukaze wabona nka passport atagusinyiye ni ukukwereka ukuntu umudugudu wubatse sasa rero burya akenshi na kenshi n'abantu bajya batekereza bakavuga bati why covid ishobora kuza igasa nkaho wenda ikinyaga kino abanyarwanda burya hari ingingo babatekerezaho bati abanyarwanda cya gihugu twakagira isuku muri Afrika cya mbere kiri bien organisé cyane cyane n'amaraporo yabigaragaza aka kantu ka covid bite sibyo ariko muri iyo organization nshatse kutuma gatoki niho navuze ngo imbaraga u Rwanda rufite n'umuco igihugu gisanganywe nuko abantu nuko kiza ubwacyo ntabwo muri management ya covid zari zagaragaramo ariko ku rwego rwo hasi no kuvuga iki no kuvuga ngo hari utuvuyo utazana mu Rwanda birazwe kubera ko igihugu cyubatse ariko noneho aka covid kugasanga kajya kamira nk'agahagama abantu nk'akajabuka abantu uko deni ntago tubeshyana uzavuge dufate kamera dufate rwose n'uvuge tugende tujya ahantu bita ku gasoko ka Kamenge na gasoko kari ahantu mu Nyakabanda ahantu kata gutya hari hafi na Kabusunzu urumva jewe ubwanjye ntagiye inshuro nyinshi iyo hageze wambaye agapfukamunwa barakureba bakavuga ngo ukabona arimo kumera gutya nakavuyo niki kubyokezo niki abatanditse ibintu nk'ibyo ndabizi neza bura bantera amabuye ngo
nijunditse abantu mu buzima bwabo, ariko ubuzima bw'abantu bwite ku bijyanye na covid ni ubuhe? ntabwo. Noneho jya ahantu bita mu Gashyekero, iyo nama trading center ari muri uyu mujyi nagiyemo, njye nigiriyemo n'amaso Gashyekero, narahagize ahantu Gikondo, ahantu ruguru ya Giwakari sana, ugenda ukagera umva, naho nageze muri covid-19 Gashyekero ntacyo bibabwiye rwose, umva abantu bo ureba bwiza.com baba muri Kicukiro baba bahaye hose, nta kintu bibabwiye, urumva aho akashyira ahandi ha gatatu ho, ariko ntibaze kuntera amabuye ko ushobora kuza kuhanyura mu kanya, jya mu Gitega. Urabona mu Gitega yimo no ku muhanda wo kwa Mutwe usa nk'ujya ku Ntaraga, harantu ugera hepfo hari ikintu kiyira cy'igihogere gituruka Matimba kigaca mu Gitega, kigenda kimeze nk'ikiri hejuru y'urutare, kikaza gutunga hafi y'umurenge wa Gitega. Kiriya kira gipasuwamo Gitega kabiri, kimeze nka wa murongo uzengurutse ekwateri, kiriya ukagikuri gifite utubara amabutike, nta tegeko rya covid rihibereye rwose. Abantu bo mu Gitega munyumve neza, cyangwa se munyumve kutari neza, abashinzwe umutekano kandi nabo babyumve. Umutekano ntushyiramo abanyamarondo, uko tubareba ariko nibo batwicariraho urumva bafite akenshi na kenshi usanga bafite twatucupa nyine tw'inzoga runaka, sinshaka gusebya inzoga n'abazibona uburenganzira bwabo, ariko kavuga uti ya papa. None rero covid-19 nose abantu barimo guhimana se ubu koko mu Rwanda uko rwubatse, hari akarere, hari umurenge, hari umusozi udafite control kuri mudugudu, kuri Mutwara Sibo, kuri inde, ariko until today ujya kureba ugasanga ntibarabigira ibyabo. Iyi covid government rwose mu byumve, government central government hejuru barakora, minisante kuri level zo hejuru irakora, urumva wenda kugera no kuri ama hôpital de district n'urugero, ariko batitireri bafitiriye jambo mu guhangana n'iyi covid. Mujyanama w'ubuzima, abashinzwe ama poste de santé bafite uruhe rugero, aba muri société civile, ama ONG, ku mashuri he hose, mu mabutike bashyiraho utugozi two ku muryango ariko babonye gitifu yahagurutse. Harimo ikintu kimeze nko guhimana rwose. Ibyo tubivugisha ukuri, covid-19 iri ku mihanda, kuri highways, ku mihanda minini y'imikara, ariko iyo umaze kurenga imihanda y'imikara uko ugenda winjira kandi hari abantu nibwo usanga byarabajabutse. Ntitukabeshyane, tujye tubwizanya ukuri rwose. Ku mihanda y'imikara it's okay, ariko mu misozi za Pandagari, iyo ngiyo aho bita ngo muri za Pandagari, twigeze kugera igihe kimwe baraduseka twambaye udupfukamunwa, bakabona tumeze nk'abantu b'ibivejuru baturutse Pandagari ni ahantu uzamuka ukagera ku nkengero za Mont Kigali, kuri ku ntimeze, urabona ko hari ingo ziba zigenda zisatira ishyamba rya Mont Kigali, haba utubari dushyushye, haba iki n'iki sinakubwira, urumva barotsa se, ariko se n'uburenganzira wenda bwa bamwe kuba banakotsa nako kaburushete bakakarya, ariko se barimo guhimana. Ni ikibazo, bazatuma nyine dukomeza kuba muri iyi ntambara, bakubitaho lockdown abantu basakuze. Hari umuntu nimugoroba niba yasabye RBC ngo ishyireho lockdown, ni umuntu washyize mu gaciro, aravuga ati ariko turakomeza kujya mu bere ibihumbi n'ibihumbi, ntimushobora no gutekereza. Bamututse, harimo n'ibitutsi biteye isoni bagiye bamusubiza. Hari uwamututse rwose aramutuka, aramukonya, arabukora. Ntabwo natwe twavuga ngo iki gihugu gifite uko kibibona ibintu. Uzi impamvu ibingibi tugomba kubishimangira? Iyo bitagenze gutya, iyo batagenze gutya, hari amajwi agenda ahwihwiswa avuga ngo ibi bintu bishobora mu byitondere. Iki gihugu cyahagaritse cyashyizeho lockdown, umuntu ari umwe wa muhinde harya, none bageze muri report y'abantu 1000 every day, nta lockdown. Iyi mibare yo murayizera? Urumva amajwi bari hanze. Ubu koko u Rwanda rugeze reporting abantu almost 1000 ku munsi, rukicecekera mu kuguma mu rugo, kandi barabaye 10-20 tukajya muri noneho abantu bagaseka. Wa muntu uvuze ati izi ingamba zifatwe n'urugero, wa muntu utanze igitekerezo cyo muri right yo gutanga igitekerezo, bakamuseka ko bivuze gutyo, ariko na wa wundi wibaza gutyo utakoresheje iyo vocabulary, iyo mvugo, nawe nicyo yasabaga. Iyo uvuga ko igihugu kitakwihanganira kudashyiraho lockdown kubera umubare munini w'abantu, nawe ubusa nk'uri muyisaba, gusa we ntawagutuka kuko ubivugira mu matama kandi ukabivuga mu buryo buzimije. So nanjye ntabwo nsaba lockdown cyangwa nsabe n'iki, kuko twakunze no kuvuga ngo government yaragerageje kugaragaza ko itafite ikintu cyo kubabayika, kuko nanone hari ibyemezo byafatwa ukabona ikintu cy'ubwoba bwinshi n'igihunga. Rero leta wenda niba irimo kureba, kuko n'abantu batureberera bakavuga bati iki cyorezo ntituzi igihe kizamara, nitugendera ku mibare ahubwo twimprove wenda serivisi z'ubuvuzi na prise en charge y'abarwayi, ariko na education nyine yinjiremo. Nicyo twavugaga no mu kanya, inzego zose zibe involved muri iki kintu cya covid-19 ku buryo bufatika actively, passively, nko kubeshyana.
ndatekereza ko ibintu byajya mu buryo kandi bikamera neza. Denis, igihugu rero ndumva reka abantu komeze bihangane barebe, ariko abanyagisenyi numva ni ikibazo. Wa mugani ibitaro byuzuye se, reka turavanga ikigo nderabuzima baje bashyirwamo ugasanga kigiye kure y'abantu n'ibikoresho rigana hari igihe bitaboneka ako kanya. Ntago biba byoroshye. Urabona ko nko muri Uganda abantu barimo barapfa kubera kubura oxygene. Si byo nakubwiraga se. Ubwo nanavuga ngo wenda igihugu gitangire kirebe niba nk'ama oxygene ahagije, urumva ese nta kuntu ibihugu byatizanya ama oxygene nka hamwe icyorezo kiri hasi bakagira gute. Sha buriya Denis nkubwira ibintu cyo tuvuga bya East African Community no kwishyiramo kw'imiryango. Nukuri kose buriya COVID-19 aho hantu yaraheshuwe. Ntabwo COVID-19 yatwereka ukuntu ibihugu byagiye byegerana kubera icyago byahuye nabyo. Buri muntu ubona ko arimo arirwanaho n'undi yirwanaho, kandi nyabusa buriya byari bikwiye yuko niba abantu b'imbarara babuze oxygene, twabona kajugujugu z'u Rwanda zirimo zitwara oxygene igihe zitaratangira gukoreshwa, bakazandikaho ngo ni intizanyo. Urumva natwe twazazikenera bazibonye bakaziduha. Nibwo buvandimwe kuvuga ngo abantu ibiki n'ibiki byose ngo duhahirana utuhunga, duhahirana iki, tugomba guhahirana n'ubuzima. Noneho ubwo nashakaga no kongeramo aya experience. For instance, urabona hari ibihugu bimwe bitaratangira kwinjira mu buryo bwimbitse bwo kwita kuri COVID-19 wenda nk'ibihugu byagiye bikererwa gufata izi ngamba no kwinjira muri COVID-19 neza nka za Tanzania, Burundi n'ahandi hose. Ariko ama experience ibihugu nk'u Rwanda rumaze kugira na Uganda zirahari na Kenya, nyine eventuellement amazagombye kuba ari experience z'akarere. Sibyo kubyo nese ugeze ko ingabo za Amerika zifurayinga zikajya gukemura ikibazo cya Ebola muri Sierra Leone, ni Sierra Leone, Liberia, kimwe mu gihugu gukora bibiri. Sasa no kuvuga ngo mu buryo budatinze ntabwo turabona abahanga abatekinisiye bashyira hamwe, kandi ubundi ubusanzwe burya dufate nk'urugero urabona nka politiki yo mu Rwanda na Uganda ntabwo bibanye neza. Ariko burya hari ingero ushaka gutanga ko ebyiri. Buriya abantu bashaka kuzategereza ngo muzabona leta zice zagize gute. Kada abaturage ubwabo hari ibintu bagomba gukora bigasa nk'ibishyize pressure ku bayobozi. Siritu nk'abahanzi bakavuga bati nimureba ntabwo tukishobora kwambuka dukore korabo kuri internet, kuko burya birashoboka guhuza umuziki wakorewe n'umuntu uri Washington. Sasa ziriya korabo zibaye nyinshi kubera ikoranabuhanga ukuntu rimeze, abayobozi bavuga ati ariko ubundi turakora ibyiki ko umuntu asigaye akomanda n'ibicuruzwa bikamujyaho cyangwa abantu bakagira. Noneho tujye muri tekinike rero, abaganga bagombye rwose gusa n'abashyize ku ruhande ibyo abantu muri politiki bavuga, ku buryo nyine iyo izo collaboration zagakwiye gukomeza kuba bagapushinga bakavuga bati nubwo twabuze oxygene muri Uganda, ariko iyo ukoze imibare muri East Africa harimo oxygene zingahe, bagasanga hari ibicupa 15,000 kandi Uganda ikeneye 5,000. Bakavuga reka tuzikoregite zizitabweho igihe n'abandi bazazikenera tuzihanahane. Nicyo nashaka kuvuga haruguru. Ariko nibikomeza gutya se COVID zarangiza abantu pe. Birakaze. Reka tuve kuri iyo nkuru rero ya COVID turebe no mu zindi nkuru. Biravugwa ko kuri wa 28 Kamena mu igazeti ya leta nomero 24 hasohotse iteka nomero 003 MOH, ubwo ni Minisiteri y'Ubuzima 2021 ryo kwa 25 z'ukwa gatandatu 2021 ryerekeye n'urumogi n'ibirukomokaho. Iri teka rero rigizwe n'imitwe 5 irimo itangwa ry'uruhushya rwo guhinga, gutunganya, gukwirakwiza no gukoresha urumogi, ibisabwa muri rusange mu rwego rw'umutekano n'iy'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi. Ingamba rero zibanze zirebana n'umutekano. Iyi ngingo ivuga ko ukora ibikorwa byerekeye urumogi n'ibikomoka ku rumogi aha Polisi y'u Rwanda gahunda y'umutekano kugira ngo yemeze gahunda y'umutekano igaragaza nibura ko ukora ibikorwa byerekeye urumogi n'ibikomoka ku rumogi azita kuri izi ngamba zikurikira. Nubwo no kuvuga ngo bamwe baruhinga, azashyiraho uruzitiro rw'ibice bibiri, kuba hari irondo rikorerwa hagati y'ibice bibiri by'urwo ruzitiro, gukoresha sosiyete itanga serivisi z'umutekano zitangwa n'abikorera yemewe icunga umutekano hanze amasaha yose, ubwo ni za kamera de surveillance, amatara y'umutekano, iminara ngo yifashishwa mu gucunga umutekano, uburyo bwo gutahura ibyinjiye mu buryo butemewe, icyumba cyo kugenzura itumanaho, ibimenyetso bimyasa, gukoresha uburyo bwo kugenzura abinjira n'abasohoka harimo abakozi b'ikigo n'abandi bantu babiherewe uburenganzira mu gihe cyo kwinjira no gusohoka mu kigo. Kuba abakozi n'abandi bantu bahawe uburenganzira bwo kwinjira mu kigo bagomba kwambara imyambaro ibarinda idafite imifuka ibikwa ahantu habugenewe. Nka bya bindi wajya kujya muri Benero ugasanga abantu bambaye amakositimu atagira umufuka se. Amakositimu meza ariko nta gafuka nakaba kariho.
ngo gucunga imfunguzo n'ingufuri polisi y'u Rwanda ishobora gushyiraho izindi ngamba ziyongera kuzivugwa mu gika cya 2. muri make ubwo urumogi rukaba baruhinze ngo bashyizeho inzitiro ebyiri nka rwa nzitiro ubona kuri aeroport n'ubundi mu uruzitiro ruri double. Umutekano wahingwa n'ahatunganyirizwa urumogi. None se ubu ngubu ruhinzwe mu ishyamba kumwe babivuga sinshaka kuvuga izina ryarwo bazitira ishyamba. Ubwo nyine ahantu ruhinze riba ari igiteri zingaye ni ukuba ruzitiye. Ni ukuba hazitiye. Ingingo y'umutekano w'ahahingwa n'ahatunganyizwa urumogi cyangwa ibikomoka ku rumogi ucungwa mu buryo buhujwe bugizwe n'ibice bitatu ari byo bice igice cy'imbere icyo hagati n'icy'inyuma. Umutekano w'igice cy'imbere ushinzwe uwahawe uruhushya n'isosiyete itanga serivisi y'umutekano n'abikorera ifitiye uruhushya abakoresha. Igice cyo hagati n'uw'igice cy'inyuma ushinzwe polisi y'u Rwanda. Izajya ibihabaye mbese kuri nuza ya nyuma. Ariko rega narabibonye muri za Equateur na za Brazil aho baruhinga n'ugira ngo ni polisi isanzwe bafite abantu bambaye ibitwaro bameze nka special force ni DE niba abandi bashinzwe drug enforcement. Ubwo mu Rwanda no mu minsi y'imbe tuzabona. None se abaruhinga mu bikari no mu turima tw'igikoni bwo byo bizagenda gute? Abo ngabo nyine niba abandi bamagendo uzajya ufatwa ibihano bizajya biba bimuteye. Ariko nizere ko nanone batazongera kujya batwikura urumogi. Rega kurutwika ntago nyine nk'ubu itegeko ryagiyeho bareba ubuziranenge rufite urumva bakarwegeranya rukazakoresha ibyo rugomba gukora. Ariko rwose polisi ibintu byo gutwikura urumogi kandi rwamaze gusa nkaho hari uburyo rwemewe ntago byaba ari byo. Barufata rwose barufata bakavuga ati reka dupime turebe ubuziranenge rufite udafite ubuziranenge bakagira gute bakarutwika. Uretse ko abantu barutwikira nyine bene iyo myotsi ngo yagera mu baturage hafi aho ngaho ikaba yateza umutekano mukeya abantu bagatangira kumva rwose basugiye basagambye. Ariko icyo urumogi ntabwo cyoroshye pe. Birakaze. David tujye hanze y'u Rwanda rero tuhere muri Eswatini mu cyahoze ari Swaziland. Ngo imyigaragambyo rero ikaze yahuje abashinzwe umutekano n'abo bantu bigaragambyaga bari gusaba impinduka mu itegeko nshinga. Iyi myigaragambyo rero muri weekend ishize nibwo yari ikomeye cyane ubwo leta yari yabujije ibikorwa byose byo kwigaragambya. Ariko abigaragambya bavuga ko bamwe ngo bakomeretse basaba umwami Muswati kwemera amavugurura ya demokarasi harimo n'amatora. Hari amakuru rero ari gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko umwami Muswati ngo yaba yanahunze igihugu mu gihe imyigaragambyo imaze gukomera. Ngo ntabwo byoroshye nyine ni amakuru akomeje kunyura ku bitangazamakuru mpuzamahanga aho bivuga yuko uyu mwami Muswati yaba yafashe indege agahungira muri bimwe mu bihugu byegeranye na Swaziland cyangwa Eswatini. Bamwe bagenda bavuga bati ndabona hari nka kiriya kinyamakuru iki kibanza ni ikihe kivuga ko yabahungiye mu nkengero za Johannesburg za Johannesburg. Ubwo ariko nanone ibyo twavugaga mu ngingo z'ingenzi ubu turi mu kinyejana cya 21 kubona rwose igihugu kikiri mu bintu bimeze nk'ubwami iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwami si uko ari bubi answa ariko nanone iyo abaturage bavuga turashaka demokarasi ureba ukuntu ubutegetsi bugenda bujya mu bintu by'ubwami nta demokarasi biri mu bwami bwose singiye kukubeshya. Urabona hano ishyaka ry'abakomunisite muri Eswatini riravuga ko kuri uyu wa kabiri nyine muri aya masaha mu gitondo niryo ryemeje ko koko kingi umwami Muswati wa gatatu yahunze igihugu akajya Johannesburg ngo arihishe. None se yabahishe iki muri Johannesburg kandi muri Afurika y'Epfo arihishe ngo yirukanse rwose ajya kwitsimba muri Afurika y'Epfo. None se kiriya gihugu ntigifite ingabo se zishobora kugarura umutekano akazagaruka buriya byabyitwa kuko birashoboka kuko twafata se kubwami bwasenyutse buriya. None se abaturage bashaka ko umwami bazajya bamutora barashaka impinduka mu itegeko nshinga buriya bashaka ko hajyaho wenda nka minisitiri w'intebe akaba ari ubona ububasha. Kuko nanone ikintu kijyanye n'ubwami ukireba mu mpande ebyiri. Ukireba mu buryo ki wenda bushobora kuba bwitwara n'iki byose ariko kanakireba ko kiba kiri muri envie n'ibyifuzwa n'abaturage. Buriya ibihugu biyoborwa n'ubwami wajya mu Bubiligi mukajya muri UK mukajya he hose Uganda naho hari ubwami bwinshi n'ibihugu bya Kongo bigira abami benshi batandukanye usanga abaturage ubwabo bafite ukuntu bakunda ubwami ku buryo nababwiye uti
buveho ntabwo babyemera. So ntekereza ko rero abanya Eswatini bashobora kuba batarambiwe ubwami as such, ariko bakavuga bati nabwo bukwiye kugira icyo twakwita alternative, hakajyaho ubundi butegetsi nk'uko tubona ubundi bwami, ariko ubwami ni bwinshi rega kwisi, ariko nanone ukabona ibihugu bifite uburyo biyobowe mu buryo demokratike nk'uko tubona mu Bwongereza no mu bindi bihugu. Reka turebe rero uko bizagenda, ariko icyo nakubwira cyo nuko Muswati rwose, Muswati subu yagurutse afite indege y'ama abagore bose, afite abagore benshi. Bari kuvuga ngo indege ngo yagiye ngo nka saa yine n'igice z'ijoro, ijoro ryashize ryakeye, ariko nanone bakavuga ko haje kumenyekana ko rwose umugabo yari yaciyeho mbere yaho kare. Biba no kujijisha, ubwo iyo ndege yatwaye abadamu biwe, wasaga ari abo bagore yari itwaye. Koko ntabwo Muswati yajyana abantu ngo yibagirwa abagore biwe, gusa yabajyanye iki? Ntabwo bishoboka, kuko nubwo bavuga ngo Salomon yatunze abagore 1,000 na Muswati bari bavuga bashobora kuba bataba babaze neza, urumva. Ariko rero Muswati rwose, Muswati simugeze kuza mu Rwanda. Muswati uyu wa gatatu simbizi niba ari wa gatatu, ariko yigeze kuza mu Rwanda rwose, uruzinduko rwe rumara iminsi, ariko ngo yiyongeza indi. David, undi muntu watangaje abaturage be cyane cyane ni uyu mugabo wo muri Korea ya Ruguru. Umugabo rwose ngo afite ngo yagiye kuri tayi ngo idasanzwe, ntabwo afite ya matama ye ngo yagiye ngo yagabanyutse, ngo yamaze iminsi mu myitozo nta wamenya. Amitozo se ya Kim Jong Un kari yo kurasa cyane cyane kurasa n'imbunda. Kari baragiye kurengera. Niba amaze iminsi yararwaye, abantu ngo yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu ariko ngo abaturage bumiwe. Ngo batangaye rwose, bavuze batese noneho byagenze gute? Tiko tubona umuyobozi wacu yananutse, inzara igiye kumuhitana. Ati ni kubera ikibazo cy'inzara n'ubundi dufite mu gihugu. Byihorere sharika ubwo barabivuga batagize, ugira ngo ibyo babivugira aho ngaho. Ariko iyi foto ko nduzurimo iyo foto nayo nakananutse, kandi ndabona bashatse kuyiha credit ya kiriya kigo gishinzwe itangazamakuru cya Korea ya Ruguru, KCNA, niyo kuri 18 ndetse nta no kwezi iramara, ariko ashobora no amatama yahombanye. Amatama yashize rwose. Ariko Kim ashobora kuba yagiye mu myitozo ikaza, ashobora kuba amaze nk'umwaka mu myitozo yandi extensive. None ubu umwaka urashize abonanye na ba Donald Trump. Koko reba nk'ukuntu hano yanganaga. Noneho kompara turebe ziriya foto uko ari ebyiri. Urabona itama hano yari afite ritandukanye na ririya rwose. Hano rwose munsi y'ibikano ibintu byari. Ariko rero nanone namwe ntimukavuga ngo umuntu ngo yananutse ngo wenda ngo byamuzambanya. Ugende njya muri tize, urumva izi ngofero zikaba ntikizingwira, ngenda nunguruza muzavuga ngo byakomeye ngo ariko ngenda ubona ukuntu ameze ari bwameze neza rwose. Ubu ngubu uko ameze uyu munsi nkufite bwaki ikibazo cy'imirire mibi. Rwose rero n'amaso nayo mutwe yaje pe. Kim Jong Un nyakubahwa, Son Excellence Kim Jong Un rwose izo tize rwose gabanya pe, niba natize kuko ntago ari uburwayi, nazigabanya yasubirana mu mubiri we kuko yarameze wabonaga karisa wa rwose, yaba afite kagakonike ya batondo do commandom. Reka rero tumwifurize wenda ibihe byiza, niba na siporo ni sawa, ariko ibyo kwanga inzara yateye perezida ntabwo bishoboka. Ntabwo umuturage yaba yapfuye yashize. Niko Muhozi yarakaye. Muhozi ati rwose ngiye abanze bamaze kumbika gatatu ko napfuye kuva natangira kariyeri. Ariko bazapfa bansigesha. Ariko siwe gusa nabonye na se bamubika. Ibugande bakomeje kwikoma mu bintu barimo rwose. Nase bande navuze bose ntago babanza kuvuga ngo bapfuye. Baravuga ngo indege ngo zabatwaye igitaraganya ngo zibajyana i Nairobi. Oya, ntuze bavuze mu Budage. Museveni bavuze ngo indege zamutwaye kwivuriza mu Budage. Ariko Muhozi wari wanamuhitse avuga ati yashizemo umwuka, ariko nawe Covid rwose iramuhitanye. Ariko ejo yasohotse mu ntuze, ejo yari yambaye uniform nziza cyane, ari mu karasisi k'abasirikare. Avuga ati shati mwuko mako napfuye se. Ubu ngubu noneho aka karasisi ndimo murabona karasisi k'umuntu wapfuye. Ati rero umugabo ngo witwa Kasuja w'inshuti ye niwe wavuze kuri Twitter teje numvishe ngo Muhozi Kainerugaba yaba yapfuye cyangwa se ngo yenda gupfa cyangwa se ari mu bitari Nairobi. Namuhamagaye ntiyasubiza, nabyutse nsanga yampamagaye inshuro ebyiri arambura, ndongera ndamuhamagara. Bombi rero ngo baje kuvugana, Kasuja amenya ko uyu musirikare ari muzima ahugiye mu kazi. Ati umugabo ahugiye mu kwitegura gufata inshingano nshya muri iki cyumweru. Muhozi nawe ati
ajya kunyomoza ati inshuti zanjye nka Kasoja zambwiye ko abanzi bari kumbika cyangwa se ndembejwe na covid atari ko rwose meze neza cyane ndakomeye. None se cyagihe Dr Magufuli ajya gupfa wa mugabo ntiyatangiye abivuga akabivuga bivuga bakamutuka bakagira gute bikarangira na rya tangazo ntandi urivugira ubusa. Ati Muhozi ati iyi ni inshuro ya gatatu kuva naho umusirikare abanzi bambitse. Ati igisekeje nuko buri gihe babikoze Imana ishobora byose ima umugisha mwinshi. Wenda icyo navuga cyo gupfa byo abantu babakabye nta muntu utarwara ahubwo no kurwara ntabwo itanze make news. Nawe warwara ubyandika nundi wese sinjyamo impamvu umuntu yakushingiriza ngo kanaka yarwaye ngo yagize gute ntawe utarwara ariko kongera ngo umuntu yapfuye ukamubika ntacyo babivuze rwose. Imana itaramuha nyine intuzi ni ikibazo. Reka rero turebe noneho muri Ethiopia ngo bimeze gute. Muri Ethiopia rero biravugwa ko za nyeshyamba zo muri Tigray cyangwa se n'ingabo za leta ya Tigray kuko nabo bita ko abafite leta yabo ngo zabazongeye kwigarurira umugwa mukuru wa Tigray Mekele. Ingabo za Ethiopia nyirizina nazo zikavuga ziti oya rwose twe twatanze agahenge. Agahenge ati ntabwo ari ugukurwamo twatanze agahenge ariko abantu baravuga ko rwose ingabo zo muri Tigray arizo ziri kugaragara mu mihanda y'umurwa mukuru. Ndakubwiye ngo Ethiopia uyu mudogiteri Abiy niba rwose akurikira Bwiza TV na bwiza.com nashyira agapira hasi yumvikana n'Abatigrian. Tigrian nabo inama nabagira baye kumva ko bashaka ko Ethiopia icikamo ibice kuko the way Ethiopia ishobora gusambara tikigacikamo ibice wenda bakavuga ngo bigenge bagire gute bishobora no gutuma Oromiyani bigenga. Ubwo si yabibaye indi nshuro ya kangahe icitsemo ibice kuko na Eritrea buriya yahoze ari igice cya Ethiopia. So ugasanga rero bigenda bigabanya imbaraga n'ubuhangange bwa kiriya gihugu. Ariko icyo navugaga no mu biganiro byatambutse nuko kuba Abiy yari yishimye ngo yirukanye Abatigrian muri Mekele ahubwo bakoze report tactique baramuhunga bajya mu ishyamba bajya gutegura ibitero byabo. None bishoboka ko nazira ngabo za Eritrea zimaze zitashye nta wamenya kuko amahanga yarazamagaye ngo zagiye zica abantu zira gute zirahemuka. Imyitwarire y'ingabo za Eritrea rero muri kariya gace uziko zitashana guwaka n'ubutegetsi bwa TPLF bagifite ubutegetsi muri Addis Ababa bishobora kuba wenda byanasize urwango rukomeye cyane abaturage banze ingabo za Ethiopia muri rusange ku buryo bukaze cyane bikanorohereza abangaba kugira gute kwigarura uyu mujyi. Sasa rero mbaye nkuhinira ahangaha navuga ngo Ethiopia kuvuga ngo yanesha TPLF yayoboye ubutegetsi imyaka 30 bafite ubuhanga buhanitse mu gisirikare ntago byavamo kandi si ubwa mbere aba bantu bigize no gufata Addis Ababa bararwanyiriga aba bantu tipe n'indwanyi. Ntabwo rero rwose navuga ngo Ethiopia icikemo ibice sinanavuga ngo Batigrian bigira intakoreka wenda ku butegetsi ntago bari byo nanone ariko nkurikije ukuntu biriya bihugu bimeze biriya n'aba Oromiyani bagira ingabo ariko ziba zimeze nyine nk'imitwe ya autodefense amahara n'iki byose nabo bafite ingabo bareba ukuntu bashyira hamwe ntibasenya igihugu cyabo pe sino baraza barebe gutya TPLF yegura intwaro Misiri ivuga utariko nubwo twahoze tutavuga rumwe ariko udusangiye umwanzi asanga inabereye inyuma rwose iyi ntambara ishobora kuba ndende. Umuvugizi rero wa TPLF rwose yabwiye ibiro n'amakuru by'Abongereza ni Reuters ko uyu mujyi uri mu maboko yabo. Yabyemeje gusa igisirikare cya Ethiopia cyo ntago kiremeza ko cyawutakaje. Ubwo no gutegereza rero mu minsi iri imbere ibyo rero Ethiopia yavugaga yuko yatsinze izi nyeshyamba burundu igatangira kwivuga imyato nishakira ry'Irimenge urugamba ruracyakomeje. Yatsinze urugamba ariko ntiyatsinze intambara. Biragaragara rwose iyi ntambara ishobora kuzaba mbi cyane cyane ko abaturage bo muri Tigray bafite ikibazo cy'ibyo kurya nta koridori humanitaire bafite ngo wenda ngo bagizweho ibyo kurya kandi buri umuntu ushonje David ngo abari tayari kuba yakora ikintu kibisa yari yose yakora ikintu kibisa yari yose. Kandi nanone icyo twavugaga mu minsi itambutse nuko intambara igirwa n'uburyo butatu ubukungu ku mafaranga birumvikana diplomasi n'impamvu. Sasa rero uwavuga yuko aba bantu muri Tigray bafite hafi ya byose amafaranga bari afite babaye ku butegetsi igihe kirekire cyane diplomasi barayifite ni ukuri kose iyo ugiye kureba ibivuga na Loni n'ibihugu by'ibihangange usanga ayaba Addis Ababa yabize inyeshyamba bose ni 50%. Nta muntu ujye wifuza kuvanga bogamira ahangaha benshi babifuza kubajya hagati bati mwaganiriye kandi n'iryo jwi n'ubundi rikwiye kumvikana kuko twongeye tubisubiremo kuvuga ngo Ethiopia izasuka hanze aba bantu
bafite ingabo zingana kuri, kandi hari ikindi kintu cy'igikomere cyane avuga nako nka challenge ingabo za Ethiopia zifite. Wibuka ko muri Sudani y'Epfo harutse kuba hari ingabo za Ethiopia zibungabunga amahoro, ariko bazajya gutaha abatigiriyani bakavuga ati ntabwo turi gutahe, twebwe mu duhugu buhungiro turajya muri kiriya gihugu tugiye kubaho gute. Basanga baranaciye inyuma bagataha baruhukira iwabo. Bivuze ngo igisirikare cya Ethiopia hari abatigiriyani bakirimo batari kuri ruhande rwa TPLF, ariko iyo haje ikintu cyo kurwanira uburenganzira bwabo ntabwo ingabo za Ethiopia zabizera ngo zivuga ngo ibi n'ibi bitewe no kucya gihugu cyubatse n'amateka yacyo. Bashobora kwigendera, bashobora gutanga amakuru kuri bene wabo, bashobora kugira gute. Rero Ethiopia ikintu gikwiye nuko ubu perezida yagakwiye gushyira aba bantu hamwe bagakora ibiganiro bitarimo ibintu by'amatiku, ibiganiro birimo kuri, bakareba icyo bashaka. N'ubundi icyo bapfuye se uko bari bagiye gukora amatora, perezida wa Ethiopia nako minisitiri bakayaburizamo bo bayashakaga. Ntareke batora uko babyumva, ntashaka babaye n'ubwigenge bucagasore, ariko amahoro ahinde kuko kubona amaraso buri gihe. Impunzi zigiye kuba nyinshi muri Sudani ziyangare koko. Denis, reba ngo indege za Ethiopia ziretse gutera ikigwate cy'abasivile zirabica. Umva Abiy azahora yiregura, wisha abaturage, wagize gute, n'imivumo yo kuri Mekere ntagira yari yamuvamo ino minsi. So reka rero twifuriza abanyetiyopiya rwose ko bashyira hamwe kugira ngo babashe kubaka umwe igihugu cyabo, icyo kintu kizabateza imbere kandi kikabakiza n'abanzi babakikije bakabasha gutera imbere. Ethiopia iri mu bihugu bifite ubukungu buzamuka neza muri Afurika. Rwose iri mu bihugu 10 bikize muri Afurika. Ariko ngaho mbwira nawe, kandi mu gihe imyaka 30 ishize yari mu bihugu bikennye. Kandi TPLF ifite ku butegetsi, usabone Abiy ataramara imyaka 5 ku butegetsi, nibo bahirimbaniye ibyo byose. Hakuze guhirimbana iterambere ry'igihugu, umuntu akaza akabavuga ngo get out mu mashyamba se sibo bubatse imijyi, sibo bagize gute, so bazanye iterambere muri Ethiopia. Giye muri urugamba rero, muri urugamba rwo kubogama bitemewe, mbagamiye ku bantu muri Tigray rwose. Reka dusoze ikiganiro David, ndumva nta zindi ngingo twigeze ntabwo uyu munsi gusuhuza abantu twarebaho, wabareba ukabasuhuza nubwo babiri cyangwa batatu, ntacyo biba bitwaye byose gusuhuzanya. Reka Denis, hagati aho twaba dusuhuza abanyamakuru bacu bari hirya no hino, bari abanyamakuru tujye tubahozaho ijisho. Ariko rero nababwira ko rwose bakwiye no kongera inkuru nabo, rwose babwana bahuwingera. Dukeneye inkuru rwose kuri Bwiza TV, urumva, zo muri za Nyamasheke iyo ngiyo. Ese ntuzabahe amasengesho? Amasengesho nawe yibera Musanze. Nawe yibera Musanze. Musanze hari abanyamakuru bahagije rwose. Twareba rero tukareba wenda kwa Sumane twaraharebye cyane, akanda aho ugize turebe kwa uyu mudamu Joyeuse, cyane cyane wibande ku nkuru nshyashya zo ziba zifite abantu bashyashya, abandi usanga tuba twarabavuze. Ndabona Solange yaramusuhuje, urumva, wa Nyirigira, n'uwitwa Tongli, uriya Nyabarongo, ni umunyarwanda, Nyabarongo Musimbuke. hari Fatin Nzamukosha nawe, reka tumusuhuze nawe. Ndabona aba bose ni bashyashya ariko kuri Bwiza TV, ariko reka tubaye ikaze. Nanjye niwe ubwo nkimubona rwose. Reba n'ahandi, aha hantu hambere aho hantu kudushya twase hasi kuri utu dushya, turebe kuri utwo dushya ko nta abantu twasuhuzayo. Ni Richard M, aba bantu na Alexander, abo twarabasuhuje, twarabasuhuje. Ndumva nta bashya barimo, nta bashya. Twareba mu Mararungu se yagiye mu Mararungu, nyamara sinzi ikibazo afite muri iyi minsi. Se mana afite ikibazo cya network na yatubwira ariko tukamwoherereza niba yikeneye nayo. Hari igihe ajya avuga ariko ngo ntabwo nabuze, ngo sinagize gute, ngo mamari Mararungu rwose urimo kubura pe. Joyeuse urahura amahoro. Reba indi imwe gusa tugende dusoze tukana ku musozo w'ikiganiro Bwiza hirya no hino kuri Bwiza TV na bwiza.com. dukomeza gushimira mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, mubitwereka muri subscribe, mubitwereka muri share, mubitwereka muri like ndetse na commentaire. Reka dusoreze kuri Habineza Habimana Martin, Yvonne Gahimakazi na wundi witwa Bro na François Xavier, turamubona hariya. Mwongeri Gracious and François Xavier as well. Reka turebe nde wundi wo Kigali Rwanda Kigali nako. John Dakari, uriya bidakari. Sasa wa mugabo ujya ukunda wa na Nyiragongo Volcano na Muganga Gisabo. Reka rero dusoreze kuri abangaba Denis, nkuko twashimiraga nyine, nawe ngushimire ko
wamfashije muri iki kiganiro, kandi dushimira equipe tekinike yose yari mu buryo bwo gutunganya amajwi n'amashusho. Twizeza abantu yuko ikiganiro hirya no hino nk'uko bisanzwe ari nakagaruka. ciao ciao. Ciao.